Inzoga ni kimwe mu binyobwa bikoreshwa cyane ku isi yose, ariko inyuma y'ibyishimo n'ubusabane bizanwa nayo hari ibanga rikomeye ryihishe rituma uyinyoye adashobora kuyireka byoroshye. Nubwo benshi babyirengagiza cyangwa ntibabimenye, hari ibintu biba mu nzoga bishyirwamo ku buryo bishobora gutuma umuntu ayigira nk'iyamubase, bigatuma kuyivaho biba urugamba rukomeye. Ese ni iki kiba mu nzoga gituma uyinyoye adashobora kuyireka? Abahanga mu by'imiti n'imikorere y'ubwonko basobanura ko ethanol aricyo kinyabutabire nyamukuru kiba mu nzoga, gikorera ku gice cy'ubwonko cyitwa dopaminergic system, aho kigira uruhare mu gutera ibyiyumvo by'ibyishimo n'uburuhukiro. Iyo umuntu anyoye inzoga aba yumva atuje, yishimye, ndetse rimwe na rimwe akibagirwa ibibazo bye. Uburyo iyi dopamine isohoka mu bwonko bitewe na ethanol bituma ubwonko bumenyera neza iyo ndorerwamo y'ibyishimo, bikaba intandaro yo gushaka kunywa buri gihe kugira ngo ubwonko bwongere kugira ibyo byiyumviro. Uretse ibyo, hari n'ibindi binyabutabire bimwe na bimwe bishobora gushyirwa mu nzoga nubwo bitavugwa cyane, nk'ibishobora kongerera ubwonko ubushake bwo guhora bushaka icyo kinyobwa. Ibi bikaba biri hagati y'uburozi n'imiti y'ubwonko, ariko bikaba bihishwe mu izina ry'ibirungo cyangwa additives. Icya kabiri, yangiza ubwonko n'imitekerereze yacu. Inzoga zishobora gutuma umuntu agira ibibazo byo gutekereza neza, kwibuka no gufata ibyemezo. Uko unywa kenshi niko utakaza gahoro gahoro ubushobozi bwo gukora neza ku bwonko. Ibi bishobora gutera indwara nka depression, anxiety ndetse no guta ubwenge, mu ndimi z'amahanga twita dementia. Inzoga kandi yangiza umwijima mu buryo butari bumenyerewe. Umwijima niwo ukora isuku mu maraso yacu ugakuraho ubumara. Iyo unywa inzoga kenshi, umwijima ugera ukaremanwa na cirrhose, ni ukuvuga kwangirika bikomeye kudakira. Uko ugira cirrhose nyinshi muri wowe niko ubuzima bugenda bwangirika uko bwije n'uko bukeye. Icya kane, yangiza umutima n'imitsi y'amaraso. Inzoga nyinshi zongera umuvuduko w'amaraso, hypertension, bigatuma umutima ukora cyane ku buryo ugeraho ugira intege nke. Ibi bishobora gutera stroke, heart failure cyangwa n'indi ndwara y'umutima. Icya gatanu kitari kimenyerewe, inzoga yangiza igifu n'urwungano ngogozi. Abanywa inzoga cyane bahura n'ibibazo byo mu gifu nka gastritis ndetse n'ibindi. Inzoga ikomeretsa igikuta cy'inda, igatuma amaraso asohoka, umuntu akababara cyane kandi ntarye neza, bigatuma igogorwa ritagenda neza. Reka nkugire inama nk'umuntu ubizi neza kandi wabyize neza muri kaminuza. Inzoga si mbi mu rugero ruto kandi zinyowe mu bushishozi, ariko ukwiye kumenya ko hari ibanga rikomeye mu mikorere yazo, rijya n'uburyo umuntu ayikururirwa mu buryo bukomeye. Kumenya ibi bigufasha gufata icyemezo gikwiye. Niba waramaze gufatwa n'iyo ngeso, hari ubufasha bushoboka. Kuva ku nzoga bisaba ubushake, ubujyanama n'ubufasha bw'abaganga. Menya ko amagara aseseka nayorwa, ubuzima bwawe burakureba. Mugire amahoro n'amafaranga, wibuka gukora subscribe. Njye ndabakunda.